Bandi muhe dusangiye umuryango w'abahamya ba Kristo, ndakuramukije mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu. Nishimiye cyane ko twongera gusangira ubutumwa bwiza. Imana yashimye ko bwatugirira ingirakamaro kuri njye nawe. Ubutumwa bw'uyu mwanya buragira buti kutishushanya n'abiki gihe. Kutishushanya n'abiki gihe. Kwishushanya n'abiki gihe Bibiliya ivuga bisobanura bite? Mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 haragira hati: kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhindurwe rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka, ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze kuko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, turagushimira ineza n'ubuntu twagiriwe nawe. Urifuza yuko tugira itandukaniro n'abiki gihe. Reka rero ubu butumwa butubere ingirakamaro, twese abahungu n'abakobwa bawe tubuteze amatwi. Tugusabye tuzeye kubiduhera ubuntu mu izina ryiza rya Yesu umwami wacu. Amen. Iyi mvugo abiki gihe ntabwo ari imvugo yaje vuba, ahubwo ni imvugo isanzwe, nguko bavuga ngo nta ngoma itagira bubu. Ikaba ahanini ivugwa batavuga igihe cy'amasaha cyangwa iminsi gusa, ahubwo banavuga abiki gihe nk'abantu badakurikiza umuco, ibyigenge, abananiranye cyangwa se abitwara uko bidakwiye. Kuko ibyari ikizira igihe cyashize, uyu munsi kirihanganirwa, hagakurikiraho kugishyigikira, bikarangira kiziruwe. Ibyo bikitwa amajyambere cyangwa uburenganzira. Oya, ahubwo ni ukurenga inzira, kuko hari inzira zashyizweho kera, kandi izi nzira zashyizweho kera ntizihinduka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 6 umurongo wa 16 haragira hati: Uwiteka avuga ati: muhagarare mu nzira murebe, kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Reka mpere ku muco. Ubwo ndavuga umuco nyarwanda. Gusuhuza umuntu muhuye ubu muri iki gihe, keretse ugusuhuza n'ugushakaho serivisi. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org. Imeri ni abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefone 71 856 679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze abahe umugisha mbajuru. Murakoze.